Baha ikaze ku murongo mugari YouTube channel. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka y'igitabo cyiza cyane cyitwa When the Sun Goes Down. Igitabo cyanditswe kikaba cyaranakosowe n'uwitwa Emelia Elieva Weveni Orembo. Uyu rero akaba ari umwanditsi kabuhariwe mu nkuru zitandukanye zagiye zamara hirya no hino no hino ku isi. Uyu nguyu akaba yarabonye impamyabushobozi ya kaminuza bachelors ndetse akabonayo na masters degree in literature from the University of Nairobi. Birumvikana ko aya mashuri yose yayigiye muri University ya Nairobi. Uyu kandi akaba yaratangaje igitabo cye cya mbere aho yakise The Last of the Ogress. Nyuma yaho rero n'ubundi yarasanzwe ari umwarimu wigisha iri somo ry'ubuvanganzo muri University ya Egerton University. Iki gitabo rero gikubiyemo inkuru 16 n'ubundi gifite title ivuga ngo When the Sun Goes Down. Izo nkuru mu buryo bw'incamake harimo iya mbere yitwa The Guild, When the Sun Goes Down, Living, The War of the Years, The Mirror, Diamond Dust, Arrested Development, Sandra Street, To Right Trick, I Stand Here Alone, The Retraction, The Bamboo Hut, Tuesday Siesta, Two Stories of House, dufite Moral of the Grazing Fields ndetse na White Hands akaba nayo nkuru ya nyuma. Iyi rero ni inkuru nziza cyane tugiye kugarukaho yitwa When the Sun Goes Down. Ni inkuru ya kabiri mu nkuru 16 dufite. Iyi rero ikaba yanditswe n'uwitwa Golowa Kamau gafite inkomoko mu gihugu cya Kenya. Wakwibaza ngo abakina nkuru bayo barimo ni bande? Ahangaha dufite abakina nkuru b'ingenzi ndetse n'abandi babafasha abo twita main characters ndetse na main characters. Icyo batandukaniyeho nuko inshingano zabo mu nkuru cyangwa se ibyo bakinnye bidafite uburemere bumwe. Muri iki channel tugira abakinnyi bombi, haba main characters ndetse na major characters, abakinnyi baciriritse cyangwa se n'abariya b'ingenzi babagiye bakina. Abo twavugamo uwitwa Steve, Kanja, Maureen, Kimoto, Tom, Mr. Kabia, Doctors, Peoples. Abo ni abaturage bakinnye muri iyi nkuru. Mbere yuko tujya mbere rero nagira nkwibutse gukora subscribe niba utarabikora, comment ndetse na share, tutibagiwe na like. Mbere yuko tujya mbere rero nagira mbabwire ko tugiye kwinjira mu kiganiro gihumvaho kuri mikoro Nshimiyimana Samuel. Bahaye ikaze. Iyi nkuru rero itangira n'uyu mugabo witwa Steve akaba ari kwitambukira muri quartier aho ahura n'inshuti ye mu buto cyane yitwa Kanja. Baganira aho yatangiye amubwira ati ko ngenda numva inkuru ziri hirya no hino muri quartier abantu basa n'abagenda bavuga umuntu bimeze bite. Maze Steve aramusubiza ati sorry. Kanja aramubwira ati n'ubundi nta kindi hantu bavuga muri mudugudu wacu uretse inkuru z'ibihuha ziba zitandukanye. Maze Kanja aramubwira ati in this village nothing passes unspoken. Nta kintu kimwe muri mudugudu cyatambuka batakivuze. Noneho Kanja aramubaza ati bite byawe no gushyingiranwa na Maureen? Maze aramubwira ati maybe someday. Ariko aramubwira ati birashoboka ko dushobora kuzashyingiranwa ariko no munsi runaka. Ubwo rero bakomeje kuganira amubaza amakuru y'uburyo ki bakundanye, maze amubwira yuko n'ubundi bwa mbere amupropose amubwiye yuko uyu nguyu Maureen atari yabyumvisemo kuko yari yitwaje yuko yari ashaje kandi yari afite n'undi mugabo bigeze kuba babanaho amufata nk'umugabo we wa mbere. Uyu rero yatinze kubyumva ariko n'ubundi Steve yari yaramukunze bidasubirwaho. Ubwo rero bakomeje kukomeza ibiganiro byabo amubwira yuko n'ubundi yishinjaga kuba afite agakoko gatera sida. Ubwo bishatse kuvuga ko Maureen yari afite HIV ariyo itera indwara ya AIDS. Steve rero byaramubabaje ariko arahira yuko atamusiga cyangwa se atamureka. Amagambo anditse mu gitabo aravuga ngo he vowed he could not or he could never abandon her. To abandon ni nko gusiga umuntu wenyine. Yarahiye yuko atamusiga. Ubwo rero akavuga yuko Maureen ariwe muntu wabashije kumumurikira akabasha kwibona mu buzima bwo ku isi aho yari yaraheranywe n'amateka maze amuha formule y'ubuzima. Ubwo rero barakomeje ibiganiro bijya mbere. Aramubwira ati ngiye byo kuba yarwaye sida cyangwa atayirwaye ntabwo mbyitayeho kuko iby'isi byose ni ubusa, niho kwiruka inyuma y'umuyaga. Ibi ni ubuhatari bwa mbere byumvise kuko na Salomo muri Bibiliya yagerageje kubivuga ko
ubutunzi bw'isi cyangwa se kwiruka ku by'isi ari ubusa kuko bigereranywa no kwiruka inyuma y'umuyaga. Nuko rero bakomeje ibiganiro, Kanje abaza Steve ati ese iyo wavuze agahinda wumva iki? Nimvuga agahinda mu cyongereza ni ijambo twakwita tragedy. Maze Steve aramusubiza ati his children are made by people who are not friends. Aramubwira ati ni igihe abana babyawe cyangwa se bakomoka ku bantu batari inshuti. Nuko rero Steve arangije akomeza kumusubiza ibisubizo nk'ibyo ngibyo by'ubwenge, maze Kanje aramubaza ati ese iyo wavuze ubwiza wumva iki? What is beauty? Maze mu magambo yamusubije aramubwira ati beauty is the promise of happiness. Ubucuti rero cyangwa se ubwiza ni isezerano ry'ibyishimo. Bakomeje kuganira, Steve na Kanje babaye nk'abasubira inyuma mu mateka, mu cyongereza cyo twita flashback. Bakomeza kuganira bavuga uburyo ki bahuye bwa mbere, ariko ndavuga aho ngaho uburyo Steve yahuye na Maureen. Bakomeje kuganira, Steve akavuga ati I remember the day I met Maureen. She was new in this village. Ati ndibuka igihe nahuraga na Maureen bwa mbere, yari umuntu mushya muri uyu mudugudu, aho yari ari kwerekeza aho bita Muranga, aho yari yicaye imbere ye. Aha ndavuga ko Maureen mu modoka barimo yari yicaye imbere ya Steve. Maze bakomeza kuganira, bageze aho bari bagiye bicarana akanya gato cyane bafata ku cyayi, bacuma ibiganiro biragenda, ariko ntibyamara umwanya munini. Gusa hagati yabo biyumvagamo ko hari ikintu kidasanzwe kibari hagati, aho nta kindi cyari kibarimo, ni urukundo rwabazengurukagamo. Barakomeje baratandukana, burira buracya. Ubwo akomeza kuba yagaruka ku nkuru zo kuba yarabanaga n'umusirikare, ariko bakaba batarakundanaga mu buryo bwuzuye, kuko umusirikare yamushinjaga ko amuca inyuma. Ijambo rihari ryitwa unfaithfulness, disloyal, ni ukutanamba cyangwa se kuba indahemuka ku muntu runaka. Bivuze ko uyu musirikare yashinjaga uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore Maureen ko yaba amuca inyuma, bigatuma urukundo rwe atarwisanzuramo uko bikwiye. Nyuma yaho rero uyu mugabo yagarutse mu rugo arwaye arembye, maze bidatinze aza guhitanwa n'indwara ya pneumonia. Ubwo amaze kwitaba Imana, byarangiye urukundo rwa Steve ndetse na Maureen rugiye mbere, nta kintu cyo kurutangira kigihari. Nuko Kanje akomeza kuganira na Steve, aramubaza ati is it true that Maureen has AIDS? Se birashoboka ko cyangwa se ni ukuri ko Maureen yaba yaranduye sida? Maze Steve atazuyaje aramubwira ati yes, it is true, Maureen has AIDS. Maureen ni ukuri afite ubwandu bwa sida. Nuko akomeza kumubaza ikindi kibazo cya kabiri, asa n'urengurira kuri Steve, aramubaza ngo did Steve also have the big disease with a small name? Ahangaha niba ubyumva neza cyane, ni umuzimizi udasanzwe yakoresheje icyongereza karahabutaka. Aramubaza ati ese Steve nawe yafite indwara nini ifite akazina gatoya, big disease with a small name? Aha yaramubaje ese na Steve yaba yararwaye sida? Nuko Steve aramusubiza ati he is not ill, ntago arwaye. Ubwo barakomeje bimanukira mu masikariye, baragenda bagera mu rugo baricara. Bageze aho mu nzu bahasanga Maureen, aho yari kumwe n'uyu mwana w'imyaka 3, batahise bavuga izina. Gusa nk'uko twabibonye mu bakinankuru, uyu mwana yitwaga Kimoto. Uyu Kimoto yabyawe n'uriya musirikare witabye Imana, aho Steve yasanze Maureen yari asanzwe afite uriya mwana w'imyaka 3, yemera kumurera nk'umwana we, nkaho yamwibarutse n'ubundi. Inkuru itubwira ko uyu mwana yari yicaye ku bibero bya se. Nuko bakomeje kuganira, Steve abaza Maureen niba yabaza uwo muntu bazanye. Maze Maureen aramubwira ati uyu muntu ntabwo ari ubwa mbere mubonye, ko ari inshuti mu buzima busanzwe, kuko ahangaha aba cyangwa se no muri quartier ni umuntu twagiye tumenyana mu minsi ya mbere nkihagera. Bakomeza ibiganiro, ubwo Maureen yagiye hirya akuzanira ikintu bita juice, yabazaniye ji arabazimanira. Ubwo birangiye amaze kubaha, Steve ntiyagira apeti, ariko Kanje biba akarusho ntabwo yayisize no ku munwa. Ubwo abonye bikomeye, yifuje ikintu cyatuma iyo ji imuva imbere mu buryo bw'igitangaza, kuko yakekaga ko kuba iyo juice cyangwa se igikombe cyangwa icyo kirahure kuba cyakozweho n'umuntu wanduye sida
nawe byatuma abasha kuyandura kuko yari ifitemo ikintu twita stigma, guha akato umuntu runaka cyangwa se discrimination mu buryo runaka. Ubwo barakomeje basa n'abasubiye inyuma mu nkuru, bavuga yuko uyu Steve ndetse na Kanja mu bucuti bwabo bahoze bakundana, ariko bakaba batibaza impamvu ataba yaranyweye iyo juice. Ntabwo byatinze ubwo yaraherekejwe, maze Maureen abonye Steve ari kumwe na Kimoto baherekeje Kanja. Bishimisha Maureen cyane kuko aravuga ati nungutse umuryango, bibimeje ibyishimo byinshi cyane kuruta uko nari meze mbere. Ariko nyuma yaho gato yaje kwisanga mu gahinda kadasanzwe, aho yari kwibaza impamvu yasavinze yari juice Kanja maze akanga kuyinywa. Ubwo rero byarakomeje, Steve ntiyabitindaho, araza abwira Maureen ati wibitindaho cyane kuko uko niko yiremeye. Bidatinze Steve yafashe icyo gikombe cyangwa se ikirahure anywa iyo juice yari yazimaniwe. Amaze kugeza mu cya kabiri yenda kuyimaramo, yafashe iyo juice yari isigaye ayihereza Kimoto maze arayinywera. Ubwo rero Maureen mu gihe ari gutaka yaravuze ati kuki umuntu yasavinga inshuti ye bari baziranye akanga kwakira icyo cyayi cyangwa se iyo ji. Maze Steve akomeza kumuhumuriza akamubwira ati we can still live always if you remember to forget the things that make you sad and remember the things that make you glad. Ugakomeza kubaho uramutse wirengagiza ibintu byose bikubabaza mu buzima bwawe bwa buri munsi, maze ukita ku bigushimisha. Nuko rero Maureen yumvishe yishimye ubwo Steve yaramaze kumugarura mu buzima, aramuhobera, bakomeza iminsi iricuma. Ariko Maureen akajya avuga ati iyaba byashoboka kuba nzahura na mama wawe nkaba namubwira uburyo ki yabyaye umwana w'igitangaza, umugabo ukwiye kuba ari kuri iyi si. Ubwo byararangiye buragoroba, Steve ajya kwitegurira ifunguro rya nimugoroba, atangira koza ibyombo ndetse n'amasafuriya. Gusa abaturanyi bakabibona ukundi kuntu, bakavuga bati birashoboka cyane ko Steve yaba yararozwe kubera ko nta mugabo ukwiye gukora ya mirimo yo mu gikoni. Ariko Steve kubera urukundo yari afite atitaga ku magambo y'abavuga, yarakomeje akora ibyo byose kuko na mbere hose inkuru itubwira ko kuva na kera yafashaga mama w'imirimo ye cyangwa se na bashiki be baba bari mu rugo, akaba ari gushyashyara mu mirimo itandukanye. Barakomeza imirimo iragemere. Ubwo Steve akomeza amagambo avuga ati let those who must speak because they have mouths to speak. Bareke bavuge kuko bafite iminwa yo kuvuga. Yes, let them talk. Bareke bavuge. Ariko ubwo buye bwavugaga ibyo ngibyo, Maureen yarakomeje kuremba cyane kuko yari ku miti idasanzwe yo kugabanya ubwandu bwa sida, ariko ntago yanaryaga. Ubwo rero ni nako yakomezaga kugira isesemi, akantu kose akojeje mu nda akenda kuruka. Mumbabare kw'imvugo nkoresheje, ariko biragaragara ko mu nkuru ariko byari bimeze. Barakomeje, Steve akajya abwira Maureen ati mumbabarire ntugakomeze kuvuga inkuru z'uburyo utinya urupfu cyangwa se uzanapfa, ibyo byikura mu mutwe cyane. Maze Maureen agasubiza ati life is fatal disease. Bishatse kuvuga ko ubuzima bufataga nkaho ari indwara y'urupfu, n'ubundi we ntiyumvagamo nk'umuntu muzima. Maureen yari amaze guhenanwa n'agahinda. Maureen arangije aterura amagambo yo gushimira cyane uyu Steve, nuko akavuga ko ari we muntu uri royo cyangwa se w'indahemuka yaba yarabonye mu buzima bwe bwose hano ku isi. Ibyo byose yarabivuze, maze amarira aho kugira ngo ashoke hanze y'agahinda yaratewe n'umugore we. Steve avuga amagambo avuga ati the man's tears flow into his stomach not be seen. Aho yarashatse kunengura avuga ko amarira y'umugabo atemba agwa mu nda cyane ko atagaragara. Ubwo wenye umugore we akomeje kuremba, yahise atabaza mu buryo bwihuse. Yatanze agasinye cyangwa se ahamagaza umuturanyi we wari uri aho ari kwikorera amasuku mu nzu ye. Uyu nta wundi kuvuga ni uwitwa Tom. Yaramutabaje rero, maze agera mu rugo asanga koko Maureen ararembye. Ubwo Steve yamukoragaho n'ubundi yumvisha afite umuriro udasanzwe, bihutira gutekereza uburyo bwo kugeza kwa muganga. Barangije mu rugo aho hari imodoka isanzwe iri aho
iciriritse iyo twakwita nka truck. Birangije Tom aravuga ati ntabwo bishoboka yuko twajyana umurwayi urembye gutya ku iyi modoka, reka tunyarukire kwa Mr. Kabia turebe ko dutiza imodoka yo kumujyana ku bitaro. Bagezeyo Mr. Kabia yarabashwishwirije abwira Tom ati ntabwo bishoboka ko nabatiza imodoka yanjye. Umusesenguzi bucukumbuye tuzareba mu gice cya kabiri bigaragara yuko yari yabimye imodoka kubera ko yatekerezaga yuko bashyizemo umuntu urwaye sida ashobora kuzayisigamo nawe akazayandura. Ubwo bimaze kugenda gutyo bafata umwanzuro bariyaranja bari buryo ki bamugeza ku bitaro. Nibwo bageze mu bitaro Maureen yagize gutya arakanguka. Akangutse mu buryo budasanzwe aribaza ati aha turi ni hehe? Amaze kwibaza ngo aha turi ni he, baramusubije bati turi kwa muganga. Mu rusaku rwinshi yaravuze ati Steve, ntabwo nshaka gupfira mu bitaro. Bishatse kuvuga ko n'undi yumvagamo ko ari hafi gupfa. Ubwo ngubwo Steve aramubwira ati kucyumva yuko ufite gahunda yo gupfa. Maze Maureen akavuga ati ntabwo bishoboka yuko napfira mu bitaro. N'ubundi ibyo byo gupfa kwe n'undi byo byatangiye kumubungamo. Steve arangije yibaza byinshi aritahira. Bukeye bwaho baragaruka. Agarutse kwa muganga, aho ngaho ndavuga ko Maureen yari yaraye mu bitaro. Ubwo Steve agarutse yumva inkuru hirya cyane abaganga bari kuvuga yuko Maureen yaba yapfuye. Abyumvise rero acitse intege yibaza icyaba cyamuhitanye. Gusa umuganga yamaze kwemeza yuko nawe yaba yishwe n'indwara ya pneumonia. Ariko mu bizami yari yatanze yari yavuze ko amuzanye kwa muganga arwaye sida, ariko akaba atanywa ibinini. Muganga babwire yuko ari ibintu bitari byiza kuba umuntu yaba ari ku miti akaba atabasha no kurya. Maze ibukeye bwaho ubwo urumva Maureen byaje gutangazwa ko n'ubundi yamaze gupfa bidasubirwaho. Ubwo ngubwo inkuru Steve arayitangaza, abaturage ndetse n'abaturanyi bose baratabara. Ubwo bari bari kwirimbi, Steve yavuze amagambo akomeye aravuga ati when the sun goes down don't cry because the tears will not let you see the stars. Yaravuze ati izuba ryawe nirirenga ntukarire kuko amarira yawe atazemera yuko ubasha kubona inyenyeri. Ahangaho amagambo asobanutse bishatse kuvuga ko igihe ufite ibibazo ntugarimwe n'agahinda, ahubwo jya urekeraho maze uhanga amaso ibisigaye kugira ngo ushake n'uburyo ki wakemura ibibazo bisigaye. Ubwo aho ngaho bamaze gushyingura baratashye. Ubwo ndavuga abaturage bose ndetse na Steve ashyirira ku bitugu uyu mwana witwa Kimoto basubira mu buzima busanzwe. Ariko bagiye mbere yuko bava aho ngaho Kimoto yari yegamiye ku nsina zari hafi aho asa n'utazi ibyabaye, maze agahinda gataha mu rugo. Uko inkuru ikarangira gutyo. Ubundi busesenguzi ndashishikariza yuko mwazabukurikira mu gice cya kabiri cy'iyi nkuru gikurikira. Niba mwabikunze ntugende udakanze like, subscribe ndetse na comment y'ibyo ushobora kuba wifuza yuko twahindura. Mugire amahoro y'Imana. Njye mwari kumwe ndi Samuel Nshimiyimana.